So n'abatindiye rero reka duhamagare umwe wari uhibereye ubwo iyo nkuru cyangwa abo bakobwa bakoraga amabara aduheho ubwino nk'umuntu wari uhibereye. Nanjye ndagaruka mbaha bimwe na bimwe birambuye kuri aba bakobwa. Niba kuko abikora uzana uzi nimba abikora gusa ngo yarabivuze sibyo noneho umukinnyi umwe aza kubibwira Kristo urumva avuga ati yo ndara ingenda none kuri iyo official match Singida irangiye ejo bundi bakina na Rayon Sports niho byabereye. Amahoro y'Imana n'abane nawo wakoze subscribe kuri Feza TV show. Ni wa mwanya mbagezeho utuntu n'utundi tugenda ducicikana hirya no hino mu binyamakuru bigiye bitandukanye haba mu Rwanda hanze y'u Rwanda hose mbagererayo. Njyewe rero ubageza aya makuru nitwa Irebe Aisha, kandi niba uri bunshyashyano ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi cyangwa ubone ibiganiro ducishaho hano mu buryo bitakugoye. So n'abatindiye rero amakuru mbazaniye atariho ivumbi, aho abanyamakuru hano mu Rwanda cyane cyane b'abakobwa aho baherutse kurwana bapfa umukinnyi, aho byabereye kuri match yahuje Rayon Sports n'ikipe ya Singida. Rero abana b'abakobwa b'abanyamakuru ubwo bajyaga gutara amakuru hariya ku kibuga, baje kuza gukora intambara, baje kurwana hafi kwicana. Ati se bapfa iki? Bapfa umukinnyi w'umupira. Abakinnyi ba peri benshi bari kuri match barimo kuri Singida na Rayon Sports. Match irangiye Kristo agiye gusubiza Dawuda aramuhunga urumva ahita avuga ati arimo kumusuhuza ngo batubwiye ko tugusuhuje tugusinge tukaza kukurongora arabimubwira. Ahita yibuka yuko n'undi mukinnyi yabimubwiye ahita kureba rero sano barakocorana bya nyabyo se cyangwa ni ugutongana? bwa mbere baratonganye urumva. hari agakobwa bita Ida gakora kuri TV10 kabona ko bagiye kurwana kavuga ati mani mujye murekare mukoramo n'ubufaka inyuma urumva. tukarikandika nyine ajyana n'umusitadi w'umugore urumva. barabakirisha nyine birarangira. noneho kubera ko uriya mukobwa asana akorera ishusho ajya muri press conference irangiye asaba Kristo aracyamurindiye none barakutura no byanyabyo. yari yamurindiye hanze bati nuza nige nawe ugatinda none abantu bahise banabimenya. hari ibindi batuye bavuga we ngo wandaya we ngo ubakinnyi ubushake ngiti nawe uri indaya. barakuturana rero. ariko n'ibintu nari bimaze igihe abantu benshi barabizi ko abanyamakuru nyine badahuza abantu. asoni bapfa iki guhera ngo ku ishusho hari ngo umwe havuye ahunga n'undi nyine bapfa ibyo bapfudisine bapfa abakinnyi nyine. nese ejo bundi kuri iyo match ya Rayon Sports barwana hari uwigeze atabwa muri yombi se cyangwa barwanye barikiza birarangira? abarwanya barabakiza ntabwo bikije barabakijije. aza barakubita ibyo bya nyabyo cyane gushondana. barashonanye baratukana urumva. bwa mbere nyine barashonana nyine birarangira baritambika urumva. sana aragenda yijya muri press ko nyine match ikirangiye n'ubwayisaba urabona match irangiye urumva. mu Rwanda n'ibintu bashaka cyane abanyamakuru batabinjira mu kibuga ibyo bibona. n'abakinnyi bakinjiramo bajya gusura bagenzi babo. kubera ko Dawuda yakinnye muri Tanzania abakinnyi ba Singida nyine bose nyine barabazi.
yagiye nyine kubasuhuza mu kubasuhuza na Kristo yinjira bajya gusura Dawuda arakwepa akwebye rero itegeko yo kuba mu bugingo ati kuri ni Batusano yaranteranyije akajya kumutuka rero aho yarahagaze agiye kumutuka birarangira nyine baraciringa birarangira Sano yinjira muri press conference ikirangira asanga aracyamurindiye ati ntabwo naguhereza wahindaya ati ni njye nawe ati ni mimi na wewe nyatari by'abakobwa bawe. ngira ngo mwabyiyumviye rwose aho uyu munyamakurukazi bita Dawuda yagiye akabwira uyu mukinnyi, ngira ngo mwamwumvishe, bari bahuriyeho bose nk'uko mubizi iyi ni Kigali wisheya, urumva umwe yari yaragiriye kurashe akamubwira ko uwo bita Kristera ari indaya, akaba ari nabyo byaje kubaviramo iyi mirwano, barwanye igihe kingana nk'isaha yose bakiza aho byaje kuvugwa ko nuko uyu munyamakuru wa TV10 bita Ida bashatse kurwana mbere bagashaka gukoranamo, biza kurangira Ida abakijije. Rero bakobwa abanyarwandakazi, nta kindi kintu narenzaho kuri ibi bintu, urumva uretse inama nta kindi kintu nabagira. Rero bakobwa b'abanyarwanda, bakobwa beza, murabizi ko isi yose izi neza ko abakobwa b'abanyarwanda turi beza. Mureke tube beza imbere n'inyuma, mureke tube beza, twerekane ishusho nziza y'u Rwanda, twerekane umutima mwiza w'abanyarwanda. Ntabwo ngiye mbyumva ukuntu abana b'abakobwa batari bashaka bagiyeho bagapfa igitsina gabo, noneho deja bafite tayito yo kuba ari abanyamakuru. Rero ngira ngo abantu batazi icyo bita umunyamakuru, ni ijisho ry'umuturage. Ese niba wowe munyamakuru wifata ukarwana mu ruhame, umuturage we ukubonye ejo ntazagenda akarwana akavuga ati nanjye nabibonye mu banyamakuru, banamuhana akavuga ati se bari abanyamakuru ko barwanye, twebwe twarwana bakadufunga. Ni ishusho mbi murimo kwerekana y'igihugu cyacu. Reka nsoreza aha rero ntarinze kuvuga byinshi, shimira abantu bose twabanye, mbasabira amahoro n'umugisha bituruka ku Mana, nsabira buri umwe wese utameze neza, nsabira abarwayi kuba bakira, imfubyi, abapfakazi, Imana idufashe, idukize agahinda ko mu mutima, kuko isi irananiwe, twebwe bari ku isi turananiwe. Nsoza nsabira buri umwe wese utabonye icyo kurya, Imana yo mu ijuru, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru imuhe icyo kurya. Ikindi kintu nsabira ababyeyi baba barwaje abana ko amaraso ya Yesu yabageraho, abana babo bagakira. Nsabira abana barwaje ababyeyi babo, barwaje barumuna babo, bakuru babo, mbasabira gukira. Natuye gukira ku buzima bwanyu, natuye kubona ibyo kurya mu miryango yanyu. Imana iyo mu gihugu cyo mu ijuru ndabizi irumva kandi irakora, ntabwo rero yakwirengagije. Imana yacu ikorera ku murongo. So rero ndabasaba nkomeje ko munkorera subscribe, mugakomeza kunsharingira ibiganiro. Ibyo byose ni ibintu byose mba mbifuriza ibyiza muryango wanjye, mbifuriza ibyiza bashuti banjye, mbifuriza ibyiza nshuti zanjye. So nkuko mbifuriza ibyiza, namwe mujye munyifuriza ibyiza. Aho naba narabakoshereje mubashe kumbabarira, kugira ngo tuzahurire mu gihugu cyo mu ijuru. Bye. Imana ibane namwe kandi ndabakunda cyane. Bye.